uhaguruka akakwirukanisha mu kazi, hari undi uhaguruka akaguteranya n'umugabo, umugabo akakwirukana, hari undi uhaguruka akaguteranya n'umugore, urugo rugasenyuka. Ariko ibyo byose ijambo ry'Imana rigusabye kubanza ukabiri. Abantu nibakwemera bakakuvuga, abantu nibakwemera bakakurwanya, abantu nibakwemera bakagupinga, ugahura n'ibigeragezo bikomeye, ariko ugahura nabyo udafite icyaha. Bwate David, ndashimira Imana ko impaye uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana tuvuga ni ijambo twumvise kuva kera, ariko ni ijambo twumva rikatubera rishya buri munsi. Ni ijambo rero ritwubaka ku manywa na nijoro, kandi ndakwifuriza kongera kumva iri jambo rikubereye rishya mu bugingo bwawe. Reka tubumbure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Yakobo urwandiko rwanditswe na Yakobo, turasoma bice byaho 5 kandi turahera ku murongo wa 16. Haravuga ngo, mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Turongera kandi dusome muri Zekariya Tabo cy'umuhanuzi Zekariya, ibice byaho ni ibice 14 ku murongo waho wa 3. Haravuze ngo, maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Mwabyumvise? Maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Muhereze Imana icyubahiro. Reka tuganire kuri aya magambo. Ngiye kubabwira ibintu bigera muri 6 Imana izakorera abayisenga. Haleluya. Abayisenga neza, abayisenga uko bikwiriye, ni byinshi Imana izakora. Ariko muri uyu mwanya ndashaka kuvuga ibintu bigeze kuri 6. Mbere kugira ngo twinjire neza muri iri jambo, reka sabe undi muntu aze asome muri Yoweri. Nabanguke zigusoma neza, kandi rwose mufate Bibiliya twumve ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi uratangira kubwakira no mukumva ijambo. Sawa, tambuka uze usome Yoweri ibice 2. Urahera ku murongo wa 15 na 16, uhite usimbuka ku murongo wa 23. Yoweri ibice 2. Some mu izina rya Yesu Kristo. 15. Muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera,
muteranye abantu mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri ku ibere. Umukwe nasohoke mu nzu ye, n'umugeni mu nzu yarongorewemo. Abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati, Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe, ntureke ab'umwandu wawe bashinyagurirwa, kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga. Ni iki gituma duhinyurwa mu banyamahanga, bati Imana yabo iri hehe? Simboke 23 na 24, turasoreza 26. Noneho munezerwe bantu b'Isiyoni, noneho munezerwe bantu b'Isiyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi ibavuye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Imbuga zizadendezwaho ingano, kandi imivuro izuzura vino, n'amavuta ya elayo isesekare. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, n'iyariwe n'uburima n'ubuzukira na kagungu, za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Kandi muzarya muhage, muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndibwira ko iri jambo niryo tugiye kuganira, kandi ukimara kuryumva watangiye gufashwa, ndetse ubuhanuzi bwawe watangiye kubwakira. Haleluya. Tugiye kuvuga ku bintu birindwi Imana izaha abasenga, abayisenga, ariko bayisenga neza. Twihuse twasomye Yakobo ibice 5 ku murongo wa 16. Twahasanze amagambo akomeye yavuze. Aya magambo niyo nifuza ko watekerezaho cyane. Aya ni rwo rufunguzo ruzakwinjiza mu kwemerwa n'Imana uko bikwiriye, umugambi w'Imana ukakugeraho neza. Haleluya. Iri jambo ryatubwiye ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Kugira ngo uzasenge Imana, yumve isengesho ryawe, ikuzanire igisubizo, hari uko usabwa gusenga. Buriya abantu bose barasenga, n'abajura barasenga, n'abasambanyi barasenga, n'abarozi barasenga, n'abapfumu bafite imana zabo basenga, ariko Imana yacu itandukanye n'izo mana zose. Kugira ngo gusenga kwacu kumvikane imbere yayo, kugira ngo gusenga kwacu guhabwe agaciro n'Imana Data, hari uko idusaba gusenga. Nidusenga muri ubwo buryo rero, Imana izaduha imigisha myinshi, ariko nashatse kugaruka ku migisha 7. Vugira ngo amen. Ijambo ryatubwiye ngo niba ugiye gusenga, nimubanze mwaturirane ibyaha byanyu. Kuko gusenga k'umunyabyaha ni ikizira k'Uwiteka. Impamvu abantu benshi basenga ntibasubizwe, nuko basenga basenganye ibyaha. Abantu bakumva bakwiye kuba mu nsengero zitandukanye, ariko bakicara mu nsengero bicaranyemo n'ibyaha. Uyu munsi rero nagutumweho kugira ngo uwo musozi umaze iminsi uri kuzenguruka, kugira ngo uriduke, hari umuyoboro, hari icyerekezo duhawe n'Imana. Kugira ngo gusenga kwanjye, gusenga kwawe byemerwe, nuko tugaragara imbere y'Imana tudafite icyaha.
burya waba ufite ibyaha ukabyina bikemera, waba ufite ibyaha ugafata mikorofone ukavuga bikemera, waba ufite ibyaha ukaririmba bikemera, waba ufite ibyaha ukavuga abantu bakavuga ko uvuga neza, ariko imbere y'Imana bidafite agaciro. Ibyo uvuga bigarukiraho. Kugira ngo ibyo uvuga rero bigere imbere y'Imana, hari icyo ijambo ry'Imana ridusabye. Ridusabye ko mbere yo kugira ngo tujye gusenga tubanze twature ibyaha byacu kandi tubabarirane. Kuko gusenga k'umukiranutsi, ijambo rirambwiye ngo kugira umumaro mwinshi. Haleluya. Iyo umukiranutsi yasenze arategeka, iyo umukiranutsi yasenze aravuga kumvirwa, iyo umukiranutsi yasenze aba ari kumwe n'Imana. Ariko ikibazo tugira, tujya dusenga tutari kumwe n'Imana, kuko tuba twasenze uko bidakwiriye. Mbere ya byose ijambo riratubwiye ngo twaturirane ibyaha byacu. Abatugiriye nabi tubaha imbabazi, abaduhemukiye tubababarire, kugira ngo Imana nayo ibone ko itubabarira. Nigeze gusanga umuntu umwe kwa muganga arembye cyane, ageze mu gihe cyo gutaha. Nari nzi ko abantu bamuvuze nabi. Burya umuntu uhagurutse akaguhagurukiriza intambara akwita umurozi abakugiriye nabi, abaguhemukiye, abakwishe. Abantu bahagurukira umuntu bamushinja uburozi, umusozi wose umwita umurozi. Mu gihe rero yari arembye mugezeho kwa muganga, ndamubwira nti ko nzi ko abantu bakubabaje warabababariye. Ndacyabitekerezaho kuko umutima wanjye warakomeretse cyane. Ni rero ahuri ushobora kutazagaruka muri abo bantu baguhemukiye. Kugira ngo uve muri ubuzima ujye mu bundi, ujye mu ijuru wimuke, nuko ubabarira abantu bakugiriye nabi. Arambwira ati noneho ndabababariye. Ati bibaye ngombwa wazantangira itangazo rivuga ko nababariye abantu bose. Birababaza kubabarira uwaguhemukiye atagusabye imbabazi. Ariko kugira ngo gusenga kwacu kugira umumaro, urasabwa kubabarira uwakubabaje atagusabye imbabazi. Iryo ni ihame abantu bagira mu buzima bwabo. Namubabarira nte? Yarampemukiye, arabizi ibyo yankoreye. Hari undi uhaguruka akakwirukanisha mu kazi, hari undi uhaguruka akaguteranya n'umugabo, umugabo akakwirukana, hari undi uhaguruka akaguteranya n'umugore, urugo rugasenyuka. Ariko ibyo byose ijambo ry'Imana rigusabye kubanza ukabirenga. Niba wiyemeje kuba umunyamasengesho, niba wiyemeje gukorana n'Imana, niba wiyemeje kugendana n'Imana, ijambo rigusabye ko watura ibyaha byawe kugira ngo ukizwe. Abantu dukunda gusenga ariko tugasenga n'ibyaha. Ibi bintu tugenda dukurura by'ibyaha ntabwo byatwinjiza mu mugambi w'Imana. Kugira ngo winjire mu mugambi w'Imana, nuko ugomba kubanza kwiyambura ibikuremereye byose. Numara kwiyambura ibikuremereye byose, nibwo uzagaragara neza imbere y'Imana. Nusenga Imana ivuga ngo ndakumva mwana wanjye, ndi kumwe nawe. Imana ntago yakwita umwana wayo uri umugome. Imana ntago yakwita umwana wayo uri umunyabyaha. Oya, kugira ngo witwe umwana w'Imana, urasabwa kwiyambura ibikuremereye. Byiyambure. Nubwo bigutwikiriye ukumva udafite imbeho, ariko kugira ngo ube inshuti y'Imana byuzuye, nuko ubyiyambura. Kugira ngo ugirane n'ijuru konegisiyo zuzuye neza, nuko uba wihannye ibyaha. Isengesho ry'umukiranutsi ngo rigira umumaro mwinshi iyo asenganye iki? Umwete. Hari ibintu rero bigize amasengesho. Icya mbere kigize amasengesho ni ugusenga wihannye ibyaha. Tukiri ku isi tuzababara. Umuhanzi umwe yigeze kuririmba indirimbo, hari havutse umwana ararira, aravuga ngo urarira, tiwageze ku isi. Turarira.
ati wageze ku isi. Tukiri inahangaha muri iri cumbi dutuyemo, mu tugari dutuyemo dutandukanye, mu mirenge no mu masibo no mu midugudu itandukanye, turi ku isi. Tuzahura n'ibituriza, tuzahura n'ibitugerageza, tuzahura n'ibitubabaza, ariko hejuru yo guhura n'ibiturushya, hejuru yo guhura n'ibitubabaza, hejuru yo guhura n'ibigeragezo, turasabwa kwiyambura ibituremereye byose. Nubwo utagira inshuti nyinshi, ariko ufite inshuti imwe yitwa Yesu, byaba bihagije. Iyi nshuti yitwa Yesu iyo uyibwira kumva, iyi nshuti niyo nshuti nabonye yonyine y'inyangamugayo. Uyibitse ibanga ntirivuge, ikaribika. Ariko inshuti zo mu isi tujya tuziha amabanga zikayamena. Kugira ngo rero ube inshuti n'uyu mugabo witwa Yesu, aragusaba kwiyambura ibikuremereye byose, wiyemeze kumukorera no kumukurikira. Ubabarire kandi ureke ibyaha. Ibyaha biraryoha, ibyaha biraryoha, ariko ingaruka z'icyaha ni urupfu. Kugira ngo rero ubashe kwemerwa n'Imana, wemererwe kuza muri ano masengesho wemewe n'ijuru. Twebwe twakwemera kubera imirimo myiza ukora, twakwemera kubera kuzi kuvuga neza, twakwemera kubera ko witanga cyane, ariko Imana niyo ikwiye kukwemera mbere y'uko abantu bakwemera. Kimwe n'uko abantu dushobora kutakwemera, ariko ijuru rikavuga ngo uyu ni umwana wanjye. Abantu nibakwemera bakakuvuga, abantu nibakwemera bakakurwanya, abantu nibakwemera bakagupinga, ugahura n'ibigeragezo bikomeye, ariko ugahura nabyo udafite icyaha, komera. Imana nijya kukwambutsa izagutegera. Imana nijya kugukuraho igisuzuguro izakigukuraho burundu. Aba ngabo bagusize uzabadepasa. Ihanganire muri icyo kigeragezo. Imana irimo irashaka ko ubuhamya bugwira. Hari igihe Imana ibishaka ko ubuhamya bugwira, ikabugwiza. Ariko kugira ngo ubwo buhamya bugwire, urasabwa kwihanganira ibikugerageza ugakiranukira Imana. Nasuye umugabo umwe arambwira ati abana yaratuye hariya mu Gatenga ahantu bita Imurambi. Abana yarafite abana 6. Baramubwira bati papa turagushaka. Aricara n'abana baramubwira bati papa twabwiriwe, ariko nituburara ntago urabura umugabo, ntago urabura umugabo. Arampamagara arambwira ati abana barambwiye ngo babwiriwe ngo nibaburara ngo ntago ndaba ndi umugabo. Tubwo ndaba ndi iki? Ntago nzi icyo uburi cyo, ariko abana niba babikubwiye bigize gute birakomeye. Ariko yafashe icyemezo cyiza, nawe ibyo byose byamubagaho yabigiragamo uruhare. Arangije gufata icyemezo cyiza, Imana iramutabara. Hari n'igihe n'abakristo bahura nabyo. Umugore akakubwira ati nutazana amafaranga nta kigenda cyawe. Ati se ubundi akakwaka amafaranga kandi azi ko nta hantu wagiye kugira gute gukora. Ibyo byihanganire. Upfa kuba urimo uragira gute, urimo urakiranuka. Urasabwa gukiranuka. Turi ku bintu Imana izakorera abayikiranukiye basenze. Ibintu Imana izakorera abayisenga. Gusenga ntabwo ari uguhumiriza, gusenga ntabwo ari ukwicara mu nsengero, gusenga ntabwo ari ukwiriza ubusa gusa, ahubwo gusenga ni ugusenga ukiranuka. Mwabyumvise? Murababaye se? Kuri iki gihe rero dusigaye dukunda abantu batubwira ibintu byiza, bakatubwira ko tuzajya mu ijuru, kandi koko niba ijuru urikorera uzarijyamo. Nta mpamvu izatuma utajya mu ijuru ugira gute urikorera. Ariko se uzajya mu ijuru uciye hehe? Cyewe banambwiye ko ngo Imana izama indege zirenga 5. Ngo zizo ndege zimaze iki? Ngo indege ntacyo zimaze. Igifite agaciro kurusha ibintu byose ni ubugingo. N'ubugingo. Ubu ngubu nsenga Imana ngo izama iherezo ryiza. Naho iby'isi byo abantu barabigira bakabisiga, ariko ubugingo nibwo bwangombwa. Ubugingo no mu gusenga kwawe ujye usenga Imana, uyisabe Imana uzama iherezo ryiza.
uzampa iherezo ryiza. Ijambo rirongera tubwiye rero ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Twumvise ko tugomba kubanza kwihana ibyaha tukatura. Umuhanga wo gusenga iyo aje ahangaha gusengera sejemu cyangwa agiye ahandi, aha dufite abakozi b'Imana batandukanye, aba bose baba bambaye amabaje n'abandi batandukanye. Uramufata ukamujyana ku ruhande ukamubwira ngo nsengera Imana. Kera twajyaga tujya mu rusengero tubanjije kwatura, ariko umuntu ava mu bibi akaza yirukankira mu rusengero. Uzasenga uko uzaza niko uzataha. Hari n'uzavangirwa kubwire ngo ubonye umugisha ntawe ubonye. Kugira ngo ubone umugisha wuzuye, kugira ngo ubone iby'Imana, kugira ngo uzatahe ijuru, nuko usenga utunganye, ukagira ingeso nziza, ukaba umuntu mwiza muri sosiyete, ukaba umupapa mwiza mu rugo, ntutahe utongana, ntutahe uvuge nabi, ukaba umumama mwiza, ntutahe uvuga nabi. Icyo gihe nugira ingeso nziza kandi wasenze, gusenga kwawe kuzagira umumaro mwinshi, kubera ko uzaba wasenze neza. Mbifurije kujya musenga neza. Amen. Mwabyumvise? Kuza gusenga ufite ibyaha rero, uzaza usenge ariko utahiraho. Ariko itandukaniro ryo gusenga utunganye no gusenga udatunganye, nuko iyo wasenze utunganye, ibyo wavugiye imbere y'Imana n'ibyo wasabye Imana irabyumva. Mwaryumvishije? Umuntu uri muri aya masengesho akaba yabanjije kwitunganya n'Imana, amasengesho yawe arimo aratumbagira akagera imbere y'Imana, arimo arakomanga, arimo arakomanga urugi, arimo arashaka kureba Imana, kandi Imana itegera amatwi abayisenga. Ariko mu gihe cyose wasenze ufite ibyaha, arimo aragarukira hano hejuru. Ibi bitambaro ntabwo abirenga. Ariko nanone Yesu yaraje arambuye ibiganza kugira ngo aduhe imbabazi, gusenga kwacu kubashe kumvikana. Turaza kuhagaruka dusoje. Gusenga rero k'umukiranutsi kuntu kugira umumaro mwinshi, umuhanuzi yaduhaye urugero, aravuga ngo mwo guhangayika, mwo kugira ubwoba. Ikimenyimenyi, Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ndetse ngo yari na mugufiya. Yari umuntu umeze nkatwe, nta tandukaniro ryari ririho, ariko kubera ko yasenze neza kandi yizeye, agiye gusenga Imana yinginga, arategeka. Iyo twasenze Imana neza turategeka. Vugira ngo amen. Haleluya. Iyo wasenze Imana neza urategeka. Yasabye ikintu gikomeye, yasabye ko imvura yagenda gute? Yahagarara. Imyaka 3 n'amezi angahe? Kubera ko Eliya yari yabaye inkoramutima y'Imana, Imana irabyemera. Umukiranutsi iyo yasenze Imana ijya ibyemera. Imana irabyemera. Nubwo ushobora kuba urimo urababara, Eliya nawe yarababaye, ariko icyo yasabye Imana iracyumva, irangije kucyumva igira gute? Iracyemera. Iyo wasenze Imana neza, Imana iremera. Amajije gutegeka ko imvura yahagarara, imvura irahagarara. Mbese muri aya masengesho nawe hari ikintu wumva wasaba Imana ikagikora? Gira gutya. Humura, Imana irahari kandi ribuze kugikora. Mu gihe twasenze Imana neza, turi mu murongo mwiza wo gusenga, dusaba Imana twizeye, ikumva, kandi irangije kumva irabikora. Muyimpera amashyi. Imana kwijya yumva abantu bayisenze. Icyo Imana yakoreye Eliya amajije guhagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6, yarongeye asaba Imana ko imvura yagira gute? Yagwa. Imvura yaraguye cyangwa ntiyaguye? Kubera ko yarari kumwe n'Imana. Nimureke dusenga Imana ku buryo twumvirwa nayo, ariko kugira ngo Imana itwumvire nuko dusenga uko bikwiriye. Twasomye ayandi magambo atandukanye, tubwirwa ko kugira ngo dusenge Imana hakwiye kuvaho
inzitwazo. Nta rwitwazo na rumwe rugomba kubaho rwatubuza gusenga Imana. Iki gihe bari ku rugamba barabwirwa ngo n'abagabo bagishaka n'abagore bakinjira mu ngo vuba ndetse n'abana bavutse uwo munsi bose bazamuke bajye ku musozi bajye gusenga Imana. Haleluya. Biradukwiriye ko dusenga Imana nubwo waba uri mu bigeragezo bikomeye. Nicyo bishatse gusobanura. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ibigeragezo si karande. Ngo ntago kandi ari n'umurage ngo wagabiwe. Oya ngo ntago ari imigabane twagabanye. Nubwo uri mu bigeragezo bikomeye ndagutangariza ko nusenga Imana neza ibyo bigeragezo bizavaho wibagirwe ko byigeze no kukugeraho. Ntago ushobora gusobanura kuntu wize ka ufite ubwenge ufite lisansi ariko kabura akazi. Abantu warushaga amanota ubarusha n'ubwenge bakabona akazi keza. Ariko ibyawe impamvu byatinze kukugeraho nukugira ngo uzabitindemo. Hari ababigeramo igihe gito bikarangira, ariko ibyawe kuko bizazira igihe uzabitindamo. Iri jambo ryatubwiye ngo nta mpamvu n'imwe niba uri umugeni warongowe niba wanabyaye abantu bose nibazamuka bakajya ku musozi gusenga Uwiteka Imana izatanga imvura. Iyo wasenze Imana itanga imvura. Haleluya. Dukeneye imvura iza igakuza imyaka yacu. Dukeneye imvura igera mu bugingo bwacu bugahembuka. Dukeneye imvura igera muri bizinesi zacu zagwingiye zikazanzamuka. Dukeneye imvura. Umuryango wawe ukeneye imvura. Ariko nituzamuka ku musozi tukajya gusenga Uwiteka Imana uko bikwiye, Imana izaduha imvura. Mwakira imvura muhawe n'Imana. Mwayakira. Iri jambo ravuze ngo Imana izaduha imvura yo guhembura imyaka. Imyaka irumye. Ibintu ntibirimo biremera kubera ko imvura ibuze. Ariko dukureho inzitwazo zose. Dusenga uko bikwiriye tuzamuke ku musozi. Tujye gusenga Uwiteka duha imvura. Imvura murayikeneye. Imvura Imana iduha mu izina rya Yesu. Icya kabiri, nyuma y'ibyo byose iyo wasenze Imana ijambo rirambwiye ngo izaguhembura iguhe imvura mu gihe gikwiye. Hari imvura igwa mu gihe kidakwiye. Imana iduha imvura ije mu gihe gikwiye. Uzi imvura iyije, uzi iyo bakubwiye ngo bari bugusohore mu nzu ukajya kubona ukabona ubonye amafaranga yo kwishyura. Uzi iyo watangiye umushinga ugahagarara ukajya kubona ukabona urawukome. Umugisha ubuje imvura ibigize gute? Imvura ibije. Imana nibaha imvura mu gihe gikwiriye. Uzi kuba umaze igihe uri umushomeri warabuze akazi ukakira telefone ikubaza ngo urifuza kuzajya ukorera angahe. Iyo mvura turayikeneye nitugeraho mu izina rya Yesu. Uzi kuba umaze igihe uri umukobwa usenga Imana ngo iguhe umugabo waramubuze ukajya kubona ba basore bose mwavuganaga, abo basore bose mwavuganaga baragiye bakaguhamagarira rimwe. Haleluya. Dukeneye imvura ije mu gihe kimeze gute? Umukobwa umwe yambwiye ko afite ikibazo turasenga nkuko dusanzwe dusenga, ariko yari afite ikibazo cy'abasore. Umusore akaza bakavugana, bamara kubyemera neza akamubwira ati sawa itegure nanjye ngiye kwitegura. Hashira iminsi akamwohereza message ati gahunda nayihagaritse. Ubwo imvura ntiyari yabuze. Abasore baragenda baba 8. Arambaza ati se nzabyitwaremo gute? Araza nkamwemerera abandi baza nkabangira. Nzabyitwaremo gute? Ndamubwira nti rero ijambo ry'Imana tubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana bonyine. Urasenga kandi niba usenga Imana komeza uyirindire, ariko si umuntu utarafata irembo, umuntu mutari mwajyana mu muryango ubu mwizeye gute ko abasore b'iki gihe ari ibitangaza?
hari n'ujya kwiga akakubwira ati ngiye kwiga imyaka 5 ndindire, kandi akagushyiraho abantu bagukurikirana. Noneho imyaka 5 yashira akaza akishakira undi waranze kuvugana n'abantu. Ibyo bijya bibaho, abahuye n'ibyo ngibyo bihangane. Ariko uyu mukobwa ahura n'abasore 8 bose bamubwira bagenda. Ariko igihe kigeze, Imana itanga imvura yo mu gihe kigize gute gikwiye. Baziye rimwe ari 4 ku munsi umwe basaba imbabazi. Ushumba ko baziye rimwe ari 4 basaba imbabazi, kandi bose nari nababemereye, biragenda gute? Ariko dukeneye imvura yo mu gihe kigize gute gikwiriye. Aho ngaho ni uhita uvuga ati ndashaka ikimenyetso. Burya bakibimenyetso bafite aho bahagaze. Aho bose umusore yaza baramubuze ukavuga ngo urashaka ibimenyetso. Niyo yaba yigira gutya buri kanya agenda gutya urabyemera. Ariko iyo baziye rimwe, iyi migisha Imana ihagereje icyarimwe, uravuga ati ndashaka ikimenyetso. Yari yategetse rero, aravuga ngo nibitagenda gutya ntago nshobora kubyemera, kuko imvura yari ije mu gihe kiziye gute gikwiriye. Uzi iyo ushatse umutwaro ugatinda kubona umwana, hari igihe Imana ibyemera, hari igihe ibyemera, kandi burya ntago ushobora no kujya nayo impaka ngo yibaze amagambo menshi. Yobu niwe wagiye hari ajya kuburana, yari afite ibyo ashingiyeho. Yobu mu bintu yari ashingiyeho bikomeye, yari umukiranutsi muri icyo gihe, yubahaga Imana, abantu bose bazi ko Yobu yubaha Imana. Ariko kubaha Imana akize, akubaha Imana akennye, ntabwo byari impamvu yo kugira ngo ajye kubwira Imana amagambo menshi adasobanutse, ngo ajya gushinga urubanza. Ngo ariko Imana iramubwira ati se buriya ijuru harya ushobora kunyereka inkingi zirifashe? Uzazenguruka unyereka inkingi zirifashe. Imana imubwiye ibintu byinshi, yo baravuga ati noneho ndatsinzwe ndemeye. Ntabwo Imana dushobora kuyibwira amagambo menshi ngo tuyibaze byinshi, uko bimeze byihanganira. Wowe ba mu murongo wo gukiranukira Imana no kuyisenga, ibindi byihorere. Ibindi byihorere. Ariko iyo igihe kigeze, nyuma y'imyaka igeze muri 24, hari wabonye umwana amaze imyaka 24, yaraduhamagaye aratubwiye ati narabihishe, ati ariko noneho Imana irabikoze ndabyaye hashize 24. Imvura yari ije mu gihe kimeze gute gikwiye. Imana iduha imvura mu gihe gikwiye, nimuyakire. Icya gatatu, iyo usenga Imana neza uyikiranukira, iguha ibyawe wanyazwe. Hari ibyacu byanyazwe. Muri aya masengesho ndifuza ko dusenga Imana ikaduha ibintu byacu byanyazwe. Barabinyaze, barabijyanye. Hari abantu babuze umunezero, uwo munezero warawunyazwe. Hari ibyo wifuza ukabibura, ibyo ngibyo warabinyazwe. Ariko mu gusenga Imana neza, iyo turi gusenga Imana neza, Imana igambirira kugaruza ibyacu byanyazwe. Abafite ibyabo byanyazwe, uyu munsi turaza gusenga Imana ibyacu byanyazwe, Imana ibigaruze. Ese murifuza ko Imana yabigaruza? Nibigaruze ibyacu byanyazwe. Tujya tunyagwa ntitumenye ko twanyazwe, ariko Imana ibitugarurire, tukabura ibyishimo n'umunezero. Ukajya kubaka urugo uzi kugiye mu byishimo n'umunezero, aho ukagira ngo wagiye ku rugamba. Ibintu byose bibi bigeragezo. Njye nkunda kubwira abantu, nagiye gusura umuryango umwe urimo abana n'umukecuru. Abana barimo barambwira bati vie, ati iki gikecuru cyapfuye vuba tukagurisha ngaha tukagabana. Urumva bari bazi ko babonye umugisha w'abana, ariko abana ati barankubita, kandi ari umukecuru. Ati barankubita aba bana, ari umukecuru, kandi ari bakuru bafite ubwanwa, barabaye abasazi kubera ibiyobyabwenge. Ariko ibyacu byanyazwe no mu miryango yacu, Imana ibiduhe. Ukabyara umwana akabikirara. Hari ahantu hamwe hari akabari bita muri Muruge. Aho kabari habamo inzoga z'amabara yose n'amoko yose utamenya, ngo harimo izitwa za Muritiro, hari izitwa n'izindi ntazi, ariko bahita muri Muruge kuko abantu bajya kunywerayo bakagwayo kubera ibiyoga bihari bitandukanye. Ugasanga umwana wawe yijyanye muri Muruge. Ariko ibyacu byanyazwe, Imana ibitugarurire. Abantu bacu barimo baratunanira, Imana ibatugarurire.
abatware barimo barasiga ingo bazigarukemo, ibibazo birimo biravuka, umuntu agafata icyemezo, abantu barimo baranyagwa. Umuntu yubatse urugo amaze imyaka 25, urumva ko arashingiye, umuryango umwe ubwira umugabo abwira umugore ati mada, ati rero igihe kirageze ngo ngende, nkaho ari Yesu niwe wabwiye abigishwa, baravuga ati icyaba cyiza nuko ngende, niko yabwiye abigishwa be. Umugabo rero kandi ni umuryango usenga, aramubwira ati mada, ati igihe kirageze ngo ngende, ati se ugiye? Ati oya, ati ngiye kugenda. Imyaka amaranye n'umugore imyaka 25, barashingiye. Ati se mugabo mwiza ugiye he? Ati hoya, ati hano hanze hari abantu batanga keya. Ibyacu byanyazwe, Imana igomba kugira gute? Kubigarura. Abagabo barimo baratingo, Satani arimo aratunyaga, arimo aranyaga abagabo akabatwara, n'abagore nabo barimo baragenda ati ngewe ndagiye, imiruho yo muri runo rugo kandi amaze imyaka 25 cyangwa 30 rurimo, ariko ngo harimo imiruho, ati nta mwana nyiheka, ati ngewe ndagiye. Satani yarateye, ariko iyo wasenze Imana, nidusenga Imana, ibyacu Satani yanyaze tuzabigarurirwa. Nawe hita wibuka ibyo wanyazwe, Imana ibigarure mu izina rya Yesu. Icya kane Imana ikorera umuntu wasenze, yasenze neza akiranuka, Imana ijya imwishyura ikamuha n'indishyi z'akababaro. Indishyi z'akababaro turazikwiye cyangwa ntituzikwiye? Imyaka wamaze ushumereye, Imana ikwiriye kuguha akazi kari ku mushahara wo ku rwego rwo hejuru. Haleluya. Umuntu umwe ahangaha yaraje arambwira ati mushumba, maze igihe kinini ndi umushumeri kandi narize, maze imyaka irenga 2, ariko uyu munsi nabonye akazi kazajya kampemba 1,200,000. Umva ukuntu Imana itanga indishyi z'akababaro. Aho yaburaga n'amafaranga 500 yo kugura isabune, ariko iyi Imana igiye kuguhemba, iguhemba neza ntiyambura. Dukorera abantu bakatwambura, ukirirwa wikopesha ngo ugiye mu kazi, ugafata ibintu ku iduka, ukwezi kwashira boss akakubwira ngo nawe yarahombye, bafite imisoro myinshi arimo arishyura. Dufite Imana itajya muri krize ngo yagiye kwishyura imisoro. Dufite Imana itajya muri krize ngo yagize impanuka. Imana nta krize izagira ngo haje ibyorezo. Oya, abantu bagize krize birukana abakozi, ariko Imana niduhemba kubera ko itwiciye igashyiraho n'indishyi z'akababaro, nta krize izabaho, izadutabara, idutabara. Wowe utinzaho ku cyavu, komera, izashyiraho n'indishyi z'akababaro nusenga neza. Burya gusenga, korari Gosheni yaha nijya ibiririmba, iravuga ngo gusenga ni imibereho. Vugira ngo amena. Ngo ni ubucuruzi ngo bwunguka, ngo udahomba. Gusenga sha. Haleluya. Ngo burya gusenga, ngo ni ubucuruzi bwunguka budahomba. Ibindi byose washora ugahomba, ariko mu gushora mu gusenga tuzasarura. Mwagize neza kuko mwaje gusenga Imana, murimo murashora, kandi uyu mutahe uzunguka. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro. Turimo turashora mu butaka bufite ifumbire, turimo turashora ahantu hizewe, turimo turashora ahantu hatari amanegeka, turimo turashora ahantu tuzasarura. Mvugira ngo amena. Oh haleluya. Ni ubucuruzi mu gusenga. Iby'Imana ikorera abayisenga neza ni ukwishyiraho n'indishyi z'akababaro. Uyu mugambi, uyu mwanzuro, iki cyemezo mwafashe ni cyiza cyo gusenga Imana. Biravunana, biragoye, ariko mwafashe icyemezo cyiza. Babyeyi, mwabagabo mwe, mwarubyiruko mwe, muzasarura. Umuntu ajya ahinga imyumbati, yazajya kuyisarura agasanga yaraboze cyangwa ibijumba. Ariko iyo twasenze Imana, tuba twashoye mu butaka bwiza bufite ifumbire. Haleluya. Murimo murasenga, aho murimo murashora hari icyizere yuko bizera.
haleluya, bizera. Mubwira uwo muri kumwe ngo bizera, bizera. Nubwo bitarimo biremera ubu ngubu, ariko se mwabonye umuntu, mujya mubona ibishyimbo bajya bahinga, hari igishyimbo nabonye batera, noneho rero bagahita bateganya igiti. Murabikizi icyo gishyimbo, igiti kirekire, noneho icyo gishyimbo kikazakura kikagira n'ibindi bishyimbo byinshi cyane. Ubutaka turimo turashoramo, ahantu turi gushora, ntabwo icyo gishyimbo wagitera mu gitondo ngo buce ujya gusarura ujye gukuraho umushogoro. Ntabwo wagitera mu gitondo ngo buce ujya kureba ibitonero. Ntabwo oya, ahubwo urihangana kikazabona imvura, za mvura zose twavuze, cyagera aho ngaho kazakibagarira. Ubu iyo twagarutse gusenga tuba twaje kubagara. Haleluya, amasengesho arabagarirwa. Ubu tuba twaje kubagara. Nimukomeze mubagare, nimukomeze mushore, hazazamukamo umugisha. Haleluya. Maze abashinyaguzi babona byaciyemo ngo twaragusengeraga cyane, byahese. Kunamubwira ngo najya kugusengera ukagira ngo yasenze, ntanasenge. Ariko byamara gucamo ngo burya twaragusengeraga, ngo twari turi kumwe mu izamu, ngo burya ngo twabonaga imyenda yashaje twarasengaga, twazi iwawe tukabona bitagenda twarasengaga. Kandi rimwe na rimwe babaga baje gutwara amakuru, babaga baje kureba uko bimeze. Ariko Imana dusenga igakomeza igashyiramo ifumbire, igakomeza igakuza ya mbuto. Ramburire ibiganza tuhereze icyubahiro. Imana ishimwe. Icya gatanu Imana ikorera abayisenga, iyo igeze igihe cyo kubagaburira, irabagaburira bakarya bagahaga. Imana izaguhaza. Nubwo umaze igihe ufite inzara, nubwo umaze igihe urya, nubwo umaze igihe hari ibyo wifuza, ariko Imana ibintu abantu bayisenze neza, nuko ijya ibagaburira yarangiza ikabahaza. Ntabwo ijya ibatera amapfa, irabagaburira ikagenza gute? Icya gatandatu, Imana ku mugaragaro ihita ikuraho ibintu byitwa gukorwa n'isoni. Iyo wayisenze neza muri bwa buryo bwose twavuze, Imana ikurinda gukorwa n'isoni. Nigeze gukorwa n'isoni igihe kimwe, itafata umwanzuro ukomeye. Nari nagiye gusabira umuhungu, buriya ntabwo muzi ukuntu isoni zikora. Noneho rero buriya biriya bintu bifite ababihamagariwe nabyo. Nahaguruka ngo icara, kandi yicara gute se? Twagiye gusa ariko ngo wakuye impagarara muri uru rugo, isoni ziranyica. Noneho bageze aho bazana baravuga bati umugeni wacu ni inzoga imukura muri uru rugo. Ndatangira nti n'ubuki, bati umugeni wacu ntabwo atwarwa n'ubuki. Ndatangira nti ni umutobe, bati se umutobe ajyana umugeni. Ndatangira nti ni inzoga ijyana umugeni. Ati mu izina rya Yesu, ati pasiteri zatanga inzoga, ati subirayo wicare. Ya narasebye, cyo koza nahagurutse aho ndababwira nti mukomeze mu bukwe bwanyu, ngiye ntabwo nkomeza, ni mu bugemo mwenyine. Ariko mu bintu Imana ikorera abantu bayisenga, ibarinda gukorwa n'isoni. Isoni zijya zidukora mu buryo butandukanye, no mu bihe bitandukanye, no mu rugo rwawe ugakorwa n'isoni, mu muryango ugakorwa n'isoni. Ariko Imana igukuyeho igisuzuguriro, ikurinda no gukorwa n'isoni. Imana ikurinde gukorwa n'isoni. Gukorwa n'isoni harimo kugukuraho igisuzuguriro. Hari igihe abantu bagusuzugura bakagutesha agaciro, ariko Imana yibutse ko wayisenze, icyatewe iyo kimeze, Imana ikurinda gukorwa n'isoni. Haleluya. Icya karindwi gikomeye,
twabisomye Zekariya 14. Hari ibintu byitwa guhurura rero, ngo Imana izahurura ize igutabara. Imana ihurure mu izina rya Yesu. Nta kindi kizaba kizanye, izaba ihurujwe no kugutabara. Umwana wanjye abaye iki? Umwana wanjye bigenze gute? Imana irahurura ikagutabara. Imana ihurure izigutabara. Iyo wayisenze neza burya igihurura ikaza igatabara. Imana idutabare mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Igihe kirageze, ariko tuvuze ibintu bigeze muri 7, ni byinshi cyane, ariko bitewe n'impamvu z'igihe. Twavuze ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Haleluya. Iyo asenganye umwete. Haleluya. Twongera kwibutswa ko Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko arasenga yizeye. Ahagarara mu butware, aravuga ngo imvura ndayihagaritse. Ayihagarika imyaka 3. Buriya rero hari n'ikime nacyo yaje kugitwara Eliya. Eliya rero kuko yari umuntu umeze nkatwe, natwe twongeye kwibutswa yuko iyo wasenze Imana neza hari ibintu ikora. Kandi mu bintu bikomeye Imana ikora nuko igihurura ikaza gutabara umunyamasengesho. Mwahisemo neza gusenga Imana, ariko nanone dusubiye inyuma hahandi, kuko turakomeza twumve n'ijambo ry'Imana. Twasomye ijambo riratubwira ngo mwaturirane ibyaha byanyu, kugira ngo ibyo byose bigerweho, kugira ngo ube muri iyo migisha 7 mvuze, nuko ugomba kuba wemewe n'ijuru, nuko Imana igomba kubikwemera, nuko nta cyaha ugomba kuba ufite. Mu gihe ufite ibyaha ibyo ntibikureba, ariko nanone Yesu aracyateze ibiganza ashaka uwo yababarira kugira ngo amuhe iyo migisha yose. Urahari ngo tugusengera Imana, byo kuba iby'abandi bibi byawe, rambura ikiganza uze tugusengere. Mutambuke muze tubasengere, mukomere Imana amashyi, nimuze tubasengere. Ariko Imana mwayihaye amashyi. Iyo migisha yose mu gihe mumajije kwemera mugaca bugufiya, namwe ibabaho, nta wundi usigaye. Reka kwihagararaho. Ugomba gusenga wemewe n'Imana. Mu gihe utemewe n'Imana, itegure gukorwa n'isoni. Mu gihe utemewe n'Imana wo kurindira imvura, ntayo uzabona. Mu gihe utemewe n'Imana wo kurindira ko izahurura, oya, ntabwo izaza. Ko siza ihuruje gutabara umukiranutsi, wowe izagutabara guteze? Ntabwo usigaye. Bino bashiki bacu nibaze, nabo tubasengera Imana. Bene data nabo nibaze tubasengera Imana. Tugiye gusenga Imana. Ntabwo usigaye. Iyo migisha igomba kuba yacu twese. Haleluya. Igomba kuba yacu twese, ariko kugira ngo ibi yacu nuko tubanza tukatura ibyaha byacu neza, tukemerwa n'ijuru. Ntabwo usigaye ngo tugusengera Imana. Aba nabo tugiye gusengera. Hari n'abagize intege nkeya, barasengeye bafata icyemezo, ariko nanone kubera bya bigeragezo tunyuramo bitandukanye, iyo twatinze gutabarwa, Satani atugeraho akatubwira ati ntago bizakunda, tukumva amajwi ye menshi, bikadutera kongera gusubira inyuma, tukarangara, tukava mu murongo, tukava mu mugambi w'Imana. Nabo bahari waza tukagusengera Imana. Tambuka uze nawe tugusengera Imana. Komera Imana amashyi. Reka dusengere abangaba, ariko nanone reka sabe n'iteraniro ryose rihaguruke. Ndabizi ko guhaguruka abantu bazabiragora. Tugiye gusengera aba, niturangiza gusengera aba, turasengera n'iteraniro ryose. Mana turagushimiye, ugize neza, urakoze. Uri umukozi w'umuhanga, urashoboye, rurubasha. Tugushimiye ku bwa bene data bumvishe ijambo ryawe bagatsindwa. Bababarire ibyaha byabo n'ibicumuro, kugira ngo iriya migisha nabo ibagereho. Kandi dusengeye iteraniro ryose,
Mana turabyifuza, ariko Satana dutega imitego ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu tumwirukanye mu izina rya Yesu. Duha imbaraga zo kumutsinda kugira ngo twinjire mu migisha watugeneye. Tugukomeye mu mashyi tugushimira. Haleluya. Ababyeyi bakuvugirije impundu, icyubahiro ni icyawe. Tugukomeye amashyi yandi, ababyeyi bakongeye impundu. Ayo mashyi urufaya nayo tuguhaye kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe n'umugambi mwiza udufiteho. Ibyo byose tugushimiye kubyumvise kandi ukaba ubikoze. Tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Mutambuke muce hariya babagira inama gatoya. Musanga uriya mugabo wambaye karuvati. Reka nsubiza umuyobozi wa gahunda mikoro. Tugize umugisha wo kubona umushumba uje gukomeza kubana n'iteraniro, kandi mukozi w'Imana Pastor Theogene wahaguruka ugasuhuza iri teraniro. Turamwakiriye mu izina ryande. Ubwo rero nimuze kubona nagiye ntimugire ngo mbasize aha, tuba dufite imirimo myinshi cyane, ariko umutima uba uri ahangaha. Kandi mumfashe dukomere Imana amashyi duhaye ibi bihe byiza. Turambure n'ibiganza tuhereze icyubahiro. Saba umuyobozi rero agaruke, kandi dushimiye mwebwe abakristo b'itorero ryacu n'abashyitsi n'inshuti zacu. By'umwihariko tugira abakristo b'icyumba cyo kuwa mbere batarabaha ngaha sejemu, ariko biyemeje kuba abakristo b'icyumba cyo kuwa mbere. Tubatuyeho umugisha w'Imana. Imana ijya ibaha umugisha ku manywa na nijoro. Kandi abayobozi b'iki cyumba nabo dukomeje kubasabira umugisha w'Imana n'imbaraga z'Imana, kugira ngo iby'Imana yavuze muri iki cyumba ikomeze ibishyire mu bikorwa, kuko yarabivuze kandi yivuze irasohoza. Umugisha w'Imana rero ukomeze kuba kuri buri wese uraha. Ibyo ni mu byakire mu izina rya Yesu. Amen. Dukomere Imana yacu amashyi. Ubwo bushyi muri gukoma sugo. Umwebwe mwabwemera ari mwebwe mubishira amagambo nk'aya ngaya y'Imana. Pasiteri tumutunga ibiganza tuvuge Imana imuhe iki? Imana imuhe imigisha myinshi. Tuganirije amagambo meza yo gusenga ko bigira umumaro iyo umuntu asenganye umwete. Amasaha yacu yagiye, ariko hari umuntu wasenze Imana iramusubiza. Tutamwirengagije, katuma umwanya aza ashime. Yitwa Niyonshuti Jean Claude. Haleluya. 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 Nejejwe no guhagarara imbere y'ubwoko bw'Uwiteka. Imana narayisenze iranyumva. Yankoreye igitangaza gikomeye cyane, igitumwakura. Haleluya. Ikintu ngiye kuvuga ni ihumure ry'abayirindiriye, kuko nanjye yanjeho ejo bundi hashize. Nari maze amezi hafi 5 ntabona uburyo bwo kwishyura. Nkazajya njya gushakisha ikiraka bigahuriramo, ariko umunsi umwe nje gusenga muri amasengesho itorero ryatuteganyirije kuri finali, Imana irabikora. Mbona message kuri telefone yanjye ngira ngo ni 15,000, akubwo nyirinzu twari twavuganye akantu gato yamaye agapapuro, ariko yandutishije ngo indaya yaje gukodesha aho ngaho. Ndavuga ati wa Mana we, ndutwe n'iyi ndaya bangereranyije nayo. Ndasenga. Haleluya. Muntu urindiriye Imana humura. Haleluya. Mbona ngiye kuyabikuza barambwira ngo ni 150. Biranshanga. Kandi nje ibyo 150 narabikoreraga hambere, ariko mu gihe gikwiriye Imana irabihagarika kugira ngo nyegere. Haleluya. Irinzu turavugana, ndamwe ati ndaguha amezi 5 yawe yose renzeho n'ukwezi, Imana ishimwe. Ahita avuga ati Imana usenga irakomeye, kandi n'umuntu utajya usenga pe. Haleluya. Ikindi cya kabiri,
ejo tuvuye mu materaniro abadamu Imana ijya ibaha umugisha. Madamu yarambwiye ngo ndumva nifuza inyama. Ndavuga ihangane gatoya. Mvuye gusenga hano ngeze mu rugo sinakuramo imyenda, mfata Bibiliya yanjye nsoma ijambo riri muri Yobu ibice 5 ku murongo wa 27. Ndavuga ati Imana unshyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye kubona kuri telefone yanjye umuntu arampamagara ati seko mwohereje amazi yo kunywa wayabonye? Basa amazi yo kunywa. Ndavuga telefone yanjye ntago nari hafi yayo, reka ndebe. Mbona hariho 5,000. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana niyo gusenga, niyo kwiringira kandi ishoboye byose. Kubw'ibyo rero muyimere amashyi speciale. Haleluya. N'impundu ku babyeyi. Haleluya. Kandi ababyeyi mutwite Imana izajya ibarengera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 2 3. Teye ubwoba. Haleluya. Nanjye mpagaze aha ngaha nshima Imana mu masengesho twigeze gukora hano aheruka y'icyumba cyo kuwa mbere y'iminsi 2. Naje mfite icyifuzo cy'umuvandimwe wanjye yari afunze, yagiye ahantu ari kumwe n'abandi biba y'ibintu, biba ngombwa ko abari bahari bose bahita babafata bamufunga. Rero mbona ari ibintu byoroshye ngira ngo azahita avamo. Hashize iminsi mbona icyumweru kirashize n'iminsi irengaho. Ubwo ngiye kumusura arambwira ati navuye no kubazwa, bampaye n'igipapuro cy'uko nzajya mu rukiko kuburana. Numva nyine birambabaje, nzanga ndi gusenga. Icyo gihe Imana yaravuze ngo abari bari mu nzu y'imbohe Imana irabafunguye. Yari afungiye Kicukiro. Hashize iminsi mike yanagiye kumva numva arampamagaye arambwiye ngo ndasohotse, barambwiye ngo ninsohoke nitahire. Nkurikiranye nsanga n'umuntu wabaregaga ntiyigeze ahagarika ikirego, nta muntu n'umwe wigeze uhagarika ikirego. We baramubwiye ngo sohoka utahe. Rero mbishimiye Imana yuko yumvise gusenga kwanjye. Uzane inyubako yego sha mujye mushyiramo. Amina. Ariko iyo Mana Imana yagaragaje kwera kwayo. Nukuri nicaye hariya numva kwiyumanganya birananira, nubwo ntari nanditse gushima ariko numvise binaniye. Imana ishimwe rero kuko yakoze iby'imbaraga. Ubwo hari ku itariki 20 z'ukwezi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 3 Imana yakoze iby'imbaraga. Nagiye ku Muhima nyine kubyara, mpageze nsanga Uwiteka yuzuye ibitaro. Nukuri singiye kubabeshya, mpagaze imbere y'Imana n'imbere y'ubwoko bwayo, nasanze yuzuye ibitaro. Nukuri Uwiteka aritamurura. Imana yaciye muri humye abaganga n'abadogiteri, kuko yari yarambwiye ko indinze kubyara umwana upfuye. Ntabwo nigeze nyura kuri reception, ngiye naragiye mpita njya kuri maternité. Nukuvanga ubwo ntabwo bigeze banshira kuri list y'abantu bari bubyare, ngewe naragiye nyine mpita njya kubyara. Nanditse amateka mu bitaro byo ku Muhima, uhageze bakubwira ibyo Imana yakoze. Nuko ubwo narahageze nyine ndabyara, maze kubyara n'abari baraho ngaho bose baravuga bati uyu muntu n'umuheburayo ntabwo asanze twatesetse ibintu byanze, none wahise abyara. Ubwo nabwiwe ko Umwuka Wera nyine yahageze ari wowe wamfashije. Umwuka Wera ni mwiza, Umwuka Wera umva umuntu utari wuzura Umwuka Wera ndamukumbuza ko zura Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera ni umufasha, niwe udufasha mu bintu byose bikomeye. Yesu yadusiga impano ikomeye, Umwuka Wera. Nuko maze kubyara Imana irambwira ngo hari n'abandi 2 bagiye kunkurikira, nabo mbona barabyaye. Nuko Uwiteka arongera aransanga arambwira ngo Umwuka Wera yahageze, ngo ningende mbwire n'abandi bari batarabyara bature. Ndagenda ndabibabwira, bamaze kwatura twaragiye abagore barabyara hari ku Muhima.
barabyara igitanda twagiye tukiryamaho turi abagore babiri n'impinja ebyiri kubera ko Imana hari ibyo yari yakoze. Nshimye Imana rero nubwo ntateguye ituro ariko nzarizana. Imana ishimwe kuko yakoze iby'imbaraga kandi Imana iracyakora. Imana ishimwe muyimpere icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ni ukuri ku Imana iri teraniro ndumva rinejeje. Nshimye Imana, Imana yacu niyo gushimwa kandi Imana yacu niyo kubahwa. Uriya mwana w'umusore uvuye hano gushima, turi mu masengesho yararize ararira Mana ararira avuza induru. Noneho nanjye mfatwa n'umubabaro, ndavuga Mana uyu mwana ndabizi ko ari imfubyi. Mu by'ukuri Imana ikintu kimurijije nanjye kirandijije, ndarira ndaboroga ndasepfura ndasikimba. Ngeze mu rugo nabitekereza kubona umwana w'umusore arira hari amarira yiwe yaratembye hariya, nibuka ukuntu nigeze ndira, Imana irambwira ngo amarira yazamukanye n'ibimyiragera imbere yayo. Ndangije ndavuga ngo Mana ndacyari kurira kubw'uriya mwana w'umuhungu, ariya marira ye yatembye mu rusengero. Ninumva ashimye nanjye nzagutangira ituro ry'ishimwe kubw'icyo uzaba warakoze. Ni ukuri nanjye nicyo kimfatishije mikoro, ndayishimye kubw'uko Imana yakemuye icyari cyamurijije uwo munsi. Kandi nongeye gushima Imana kubw'uriya mubyeyi. Uriya mubyeyi ku wa mbere tuba turi busenge, arazinduka gurupe tugera hano, nabaga nanaraye hano, naba nkiri kwitegura nkiri gukaraba nkabona arimo hari arimo kuzenguruka urusengero ari gusenga. Ninda nkuru igeze ahangaha ndavuga ngo Mana hari abantu badatwite, hari n'abantu badafite birantega yindi ariko bategereje kubanza guteka ngo barye babone kuza, ariko uyu nguyu we yahageze. Ndavuga ngo Mana uzamuhe kubyara amahoro. Nshimye Imana yuko yamuhaye kubyara amahoro akaba ari mu rusengero. Ibyo byose n'ayandi mashimwe yose ngiye mfite ni menshi ariko mbikusanyirije hamwe. Ibyo bibiri nibyo bitumye mpagarara nshima, n'ibindi yakoze gusa yumve ko nyishimye muyimera icyubahiro. Poromosiyo natanze iragarukira kuri uyu. Haleluya, Yesu nashimwe. Nanjye sinanditse ariko numvaga mfite ishimwe, ndavuga ntubwo Rafiki ari butange gushima nanjye ndahita mpaguruka. Ubwo rero mpagaze nshima Imana ko yabarinze nanjye ikabarandinze tukaba tugihumeka umwuka wazima, ndayishimiye. Ikindi nyishimira rero nuko igikora ibintu nkumva ndatangaye. Rero njya nkunda kuza gusenga abantu bakampamagara akambwira ngo tujyanire ituro urijyane mu nzu y'Imana, urishyire iyo Mana yawe usenga. Hanyuma rero ubwo bampaye ituro barambwira ngo ukore mu giseke. Ubwo rero ndayishimiye nanjye nzajya nsenga bajye bakomeza abantu, nicyo ndashimira ko Imana. Kiramwaho ngaho. Haleluya. Dukomere Imana amashyi ku byo yakoze byose. Imana yagize neza, yakoze imirimo ikomeye ihambaye twe tutabasha kuvuga no kurondora, ariko ubutaha tuzategura umuvugabutumwa umwe muri tubaha umwanya mwisanzure mushime. Mufite byinshi byo gushima Imana, mufite byinshi byo kuvuga, amasaha yagiye. Reka dukore uyu murimo watugeze imbere, noneho ibindi bize kuza nyuma. Shyira aho umwanya wawe cyangwa se utegure ituro ryawe ry'inyubako. Murabona ahantu inyubako igeze irimo iragenda gakeya kubera ko n'ubushobozi buri kuba bukeye, ariko imbaraga zawe n'imbaraga zanjye n'ubushobozi bwawe n'ubwanjye birazamura inyubako. Abafundi be kubura ahangaha ku nyubako, ngaho buri wese nazane ituro rye ry'inyubako dukorera Imana. Nta kindi turi buvuge, nta n'ikindi turi bukore, yewe ni korasi ntayo nshaka kuko iby'Imana yakoze birahambaye. Kugira ngo duze twumva umwigisha wacu Imana duteguriye kuri no mugoroba, tuze gutaha mu kanya kari buze. Buri wese nagire vuba aza tumusabira umugisha. Mubyeyi ugiye kuza Imana iguha umugisha, n'abandi mwese mwabikoze Imana ibaha umugisha. Tubikore vuba vuba twihuse kugira ngo tumve n'ijambo ry'Imana rindi Imana yateguye ko turi bwumvire mu nzu yayo. Imana ibaha umugisha bari kuza mwese, Imana ibaha imigisha myinshi. Imana yakoze byinshi byiza byatuma twubaka inzu yayo, natwe tukaza badukeye mu minsi izaza nk'abandi bose, tukaduhimbaza Imana nta birantega, nta uvuga ngo muri kunsakuriza ngo muri kugire gute. Tugire vuba, tugire vuba, tubikore vuba vuba, tubikore vuba vuba kugira ngo tuze no gukora no kuri telefone.
Imana ibaha imigisha, Imana ibaha imigisha. Ireba aho umuntu wese ari gukura imusubiriza aho akuye. Urumva n'umubyeyi we ngo baramutuma, barongeye Imana iguha umugisha, barongeye baragutumye. Mujye mugomeza mubabwire babatume, mujye mubahamagara mubwire babatume ko ahangaha turimo kubaka. Imana ibaha imigisha, Imana isubiza aho mukuye, Imana ikomeze kubagura mu buryo bwose. Imana ibaha imigisha, Imana ibaha imigisha, kandi yite ku byifuzo byanyu. Uko twubakira Imana ni nako Imana izatwubakira. Niba uriya mugabo Imana yaramwishyuriye, ni igitangaza cyane kubona ataraza aho yakura amafaranga y'inzu, ariko Imana ikamwoherereza amafaranga yo kwishyura amadeni yose, ikamuha nayo kurenzaho. Ni igitangaza. Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka dukore no kuri telefone. Iyo tubikoze no kuri telefone rega message ziraza tutazi aho ziturutse. Mugabo umugore amusaba inyama hazibure kugira ngo asubirane agaciro k'umugabo, Imana ibwira umuntu uti yoherereza uwo muntu amazi yo kunywa, ubwo si yanywa robine. Ariko amazi ya bitanu abaho, hari aho mwayabonye? Jibi igura ngahe, Inyange igura ngahe, ariko bahita bamwoherereza amazi ya bitanu. Namwe Imana iboherereza amazi kuri telefone mu izina rya Yesu. Itoherereza amazi, boherereza amasukari, tohereza amasukari, boherereze n'inyama. Kuse mwebwe ntimukeneye kurya inyama ukumva ukuntu gahumura. Abisirayeli barazifuje, ntuzifuze ahubwo usaba Imana iguha inyama urazikumbuye. Imana iboherereze kuri telefone. Dukore kuri telefone rero umurimo mwiza w'Imana wo kubakira Imana. Akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1. Tugende 079 15 6. Mwarazifashe ndabakunda. Tugende dushyiraho amafaranga rero. Shyiraho amafaranga, nashaka ushyiraho menshi ayobe kuza kumenya umuntu ubitse kano ga telefone byakuvuna. Tugende dushyiraho pin rero cyangwa se kode yawe, ukande yes, bivuge byihuse. Yagiye yanjye ubwo na yawe ndibwira ko arimo agenda agerayo. Na ni kode ziroroshye, ni 079 156 079 156. Imana ikagomeza igakora iby'ubutwari na telefone zacu zikagomeza zikazaho amafaranga. Ntugatunge telefone itariho amafaranga. Imana igomeza ikoresha abantu bayo, ikoresha n'abari mu Rwanda n'abari hanze bose, n'amadolari yajyaho n'amapaundi yajyaho, ajyaza akajyaho nta kibazo. Ntago telefone yacu yagaye ngo nuko dutuye mu Rwanda, irayemera bayohereze. Wa wundi mwaburanye mu minsi yatambutse yongera kwibuke akoherereze. Imana ibaha umugisha. Reka dusabe mushumba wacu yigire hino asengera umwigisha atuganiriza amagambo y'Imana. Muhaguruke gatoya dusenga Imana duhagurutse. Tumaze umwanya twicaye, noneho rero dusenga Imana twongere turye. Haleluya. Nawe yikoreye ngo yikorera amaboko. Haleluya.
namenye ko ntawagukoreye ngo ikorera amaboko, menya yuko ntawaje iwawe ngo ataha atakubonye, byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana, byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana, byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana, byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Mu gicuku kinishye ntutinda kunyitaba, mu rugendo rw'abarushye njye sinifata kwitama, haba mu bigeragezo ni wowe umpa ibisubizo, nzigumira mw'uyu mutuzo njye nawe ubuziraherezo. Mu gicuku kinishye ntutinda kunyitaba, mu rugendo rw'abarushye njye sinifata kwitama, haba mu bigeragezo ni wowe umpa ibisubizo, nzigumira mw'uyu mutuzo njye nawe ubuziraherezo. Namenye ko ntawagukoreye ngo ikorera amaboko, menya yuko ntawaje iwawe ngataha atakubonye, byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana, byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana, byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana, byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Twese twese twese, byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana, byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Kuba tubyuka bikemera, byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana, byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Umukobwa wakubashye ni wowe umwambika ikanzu, umusore wakumenye ni wowe umuha umusanzu, umwanzi aducukurira urwo bari kugaca kanzu, hahirwa uwakumenye kera ntubakaba kikwegera, ni wowe utanga urubyaro mu mujyi cyangwa se mu cyaro, amazu n'amafaranga n'ibindi bifite akamaro, umenya imfubyi n'abapfakazi, abashomeri ukabaha akazi, ubikora byose nta kiguzi, twese waduhaye ubushobozi. Umukobwa wakubashye ni wowe umukorera ubukwe, umusore wakumenye ni wowe umuha inkwano, umwanzi aducukurira urwo bari kugaca kanzu, hahirwa uwakumenye kera nubakaba kwegera, ni wowe utanga urubyaro mu mujyi cyangwa se mu cyaro, amazu n'amafaranga
n'ibindi bifite akamaro. Umenya imfubyi n'abapfakazi, abashomeri ukabaha akazi, ubikora byose nta kiguzi. Twese waduhaye ubushobozi, namenye ko ntawagukoreye ngo yikorere amaboko. Menya yuko ntawaje iwawe ngagenda atakubonye. Byose ni ku buntu bwawe, warakoze Mana. Byose ni ku buntu bwawe, warakoze Mana. Ababayeho ku buntu bw'Imana, byose ni ku buntu bwawe, warakoze Mana. Abariye kubera Imana, byose ni ku buntu bwawe, warakoze Mana. Hari abambaye kubera Imana, byose ni ku buntu bwawe, warakoze Mana. Hari abize kubera Imana, byose ni ku buntu bwawe, warakoze Mana. Byose ni ku buntu bwawe, warakoze Mana. Byose ni ku buntu bwawe, warakoze Mana. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Byose ni ukubohera ubuntu bwayo, kuba tuzamura ibirenge bikemera nuko Imana yahabaye. Haleluya. Rero gahunda ukuntu imeze muri Nibature, turimo turasaba Imana ko yaduha urwango rwinshi cyane twanga Satani. Haleluya. Iratubwira ngo tukunde abantu bose, ariko Satani we ngo tumwange. Ariko biranakwiye kubera ibintu adukorera ntabwo ari fresh. Haleluya. Rero iriya Satani ntabwo tuzayikorera. Satani we sinzagukorera never, namenye Imana nzakorera forever. Utabarwa kwanjye namenya aho kuva,
niko Uwiteka undinda majyana maza. Satani we njyewe sinzagukorera never, namenye Imana nzakorera forever. Gutabarwa kwanjye ntamenya aho kuva, niko Uwiteka ndinda majyana maza. Satani wanzererezi we, njye nabonye utamfitiye impuhwe, ariko menya aya makuru, njye ndinzwe n'umwami wo mu ijuru. Ibuka ko yakunyukanyutse ndetse akakwambura imfunguzo, agafungurira abo yamenye. Turanezerewe Satani wanzererezi we, njye nabonye utamfitiye impuhwe, ariko menya aya makuru, njye ndinzwe n'umwami wo mu ijuru. Ibuka ko yakunyukanyutse ndetse akakwambura imfunguzo, agafungurira abo yamenye. N'ukuri turanezerewe. Satani we sinzagukorera never, namenye Imana nzakorera forever. Gutabarwa kwanjye ntamenya aho kuva, niko Uwiteka undinda majyana maza. Satani we sinzagukorera never, namenye Imana nzakorera forever. Gutabarwa kwanjye ntamenya aho kuva, niko Uwiteka undinda majyana maza. Urashukana ndabyibuka muri Edeni, ho washutse Eva ngo imbuto zose arazemerewe. Waduteje akaga ubu tubaho twiyushya kuya, niyo mpamvu nanjye ninjiye mu bakurwanya. Urashukana ndakwibuka muri Edeni, ho washutse Eva ngo imbuto zose arazemerewe. Waduteje akaga ubu tubaho twiyushya kuya, niyo mpamvu nanjye ubu ninjiye mu bakurwanya. Satani we, Satani we sinzagukorera never, namenye Imana nzakorera forever. Gutabarwa kwanjye ntamenya aho kuva, niko Uwiteka undinda majyana maza. Satani we twebwe ntituzagukorera, twamenye Imana tuzakorera forever. Gutabarwa kwacu twe twamenya aho kuva, niko Uwiteka turinda amaza. Sinzagukorera Satani we sinzagukorera never, namenye Imana nzakorera forever. Gutabarwa kwanjye kuko ntamenya aho kuva, niko Uwiteka undinda amajyana maza. Haleluya. Ntabwo tuzakorera Satani, ubu byararangiye. Ari igihe najyaga mbyuka, haleluya, ngiye gukorera Satani. Haleluya. Abyuka mu gitondo mama njyanye kugira ngo arebe ko ubuzima bwagaruka, nkahagera nkasanga wa mugabo mutayoyo. Haleluya. Muvuge se, ndamwanga nawe, iyo muvuze nirirwa nabi, ariko ni umupfumu nyine birumvikana. Noneho nahagera asanga yateretse urwagwa rushyushye, muraruzi. Haleluya. Imana imbabarire ko nagiye aho hantu nanjye ntabwo ari njye. Ubwo ngubwo akaruma nkagotomera maze nakorora, ihangane utazabimbwa, ihangane utazabimbwa, ngo gotomera utazabimbwa. Ariko ndashima Imana ko sigaye nzindukira muri niba turi. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Oya, usibye ibintu byo kubeshya tukicara tugatuza tugaceceka,
Manuel akabivuga wenyine mukicecekera. Nta bantu bacitse Satani, nta bantu Satani yari yaragize imbata, Kristo akitamurura ahakuzaniye umunsi wa none ukabura umwana w'Imana ngo muhaguruke mutere haleluya. Reka mbabwire, ya Imana yabacomokoyeho pe, ujya muyishimira. Mwari mwaracometswe mu gisekuruza cya Satani, Kristo araza abacomokoramo, byatumye byagateye muvuga ngo Imana yarakoze. Ejo hano hakijijwe umuntu, umusore yaraje, ninjye namuganirije, ariko yarambabaje numva ndababaye, ariko maze kuba bambwira Imana ndavana Imana ushimwe ko ntigeze ntana. Mungu yarambwiye ati mama nikarame, ati mwe ntago mubizi murakuze, ati ubureba, ati hanze ahisi iraryoshye. Nicyo mbwira. Arambwira ati undeba akazi nkora nkorera 900. Kurya mwamubonye bamubonye ejo mu ryambere, nkorera 900, nkora amajerwa. Arambwira ngo niga masters muri SFB. Ku munsi mafaranga yanjye nshobora kubona mu buryo mbonamo amake ni 500, 500. Uje mu gitondo ukambwira ngo nguriza igiceri cy'ijana, ntacyo nabona. Arambwira ati ubu ndeba, iyo mbona nje mu rusengero nkicara kuri ati si ubwa mbere nje, hari n'ubundi naje nkabona mubyina museka mwishimye, ndavuga ngo ni umuntu yabona agace kamaro kuriya muntu gute? Nibaza ukuntu umuntu yaseka nkumva simbishobora, nkibaza ukuntu umuntu yakwishima nkumva sinabibona, nibaza umuntu yanyura izihe nzira ngo umuntu yishime. Arambwira ati ngewe n'ubundi ndasenga, ati ndi umwangirikani, tubundeba n'ubundi ndasenga pe, ariko byaranze, byanze kumfata. None mbabara unsengere ndebe ko byamfata. Ibi bintu byanyu atuzi ko umuntu ashimye Imana, akaba ngo ndashima Imana ko Imana yampaye 10,000 byo kwishyura umunyeshuri, aho nicaye nseka. Nibaza ukuntu umuntu yabuze 10,000 byo kwishyura umwana nkumva simbyumva. Ariko nareba ngiye uhembwa 900 ukagerekaho nayo yandi, nabuze uburyo naseka. Nanjye nkashima Imana ko Imana yangiriye neza. Narabibuze. Arambwira ati ubu masters mba narayibonye kera, ubu ndeba ndangije no kwiga, navuye hanze kwigayo, ariko sinarangije baratwirukanye kubera uburara, tukanywa tukarara tuvuza induru, tugasakuza tukageza mu gitondo, bagera ku rwego batubaza ngo muri Afurika nta mashuri yabagayo. Barangije batwuriza indege baratwirukana, ndongera nshakira muri SF. Atubuse urabona nzarangiza ndi umuntu cyangwa nzarangiza ndi imbwa? Atuza abantu bize masters muri iki gihugu ari bangaye? Ni bake, muri bakeya ndimo, ariko n'ubundi nubwo nyiga ndi imbwa. Ariko nimuhaguruke mugirire muri cya Kristo, uvuge ngo warakoze ko waduhaye agakiza k'ubuntu. Shimira Kristo uvuge ngo warakoze ko wagize neza, wongera ushimwe ko wampaye ubuzima bw'umwuka. Shimira Kristo umubwira ngo ndagushimiye ko wambyaye, umubwira ngo ndagushimiye ko wampaye ubuzima bw'umwuka. Zamura cyane umubwira ngo data warakoze. Hari ibintu byinshi byo gushimira Kristo, hari ibintu data yakoze kubera kuzanya mu nzu ye, byose ni kubw'ubuntu, nta kintu watanze. Data teka tumukomera amashyi, yarakoze. Data ni uwo gukomerwa amashyi ko tutarimbwa, twebwe turi abantu bazima. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twibutse neza y'Imana kugira ngo pasiteri
yitegura tuganiriza amagambo y'Imana ibyo Kristo yadukoreye. Murumva tudafite uburyo bwo kumushimira? Murumva nta buryo twamushima? Iyo utekereje kuba warize dushuri twawe duki, twerize twatundi dutandatu tubanza kagerekaho, cyangwa se ko barangije dutatu tubanza, cyangwa se ukaba utarageze wiga no gusoma no kwandika, ari ukabumva ufite amahoro yo mu mutima. Kuba wararangije segonderi bikanga kukomeza university, uyu munsi wa none ukaba wumva Kristo aguhaye guseka, kuva wahera mu gitondo use ukageza nimugoroba ukavuga uti ndagushimiye Kristo, ukaba ukibasha kuza mu nzu y'Imana ukumva icyo Uwiteka avugana nawe, byonyine byaguteye kwishima, ugashimira Kristo wakoze neza, ugashimira Kristo witanze kugira ngo nabakuronke. Uyu munsi wa none ukaba arateye nk'ingurukira, ariko we wari umunyamahanga, uyu munsi nawe uramamaza Kristo wagize neza. Dushimire Kristo. Celestin, ngino nguye promotion nawe sha, ndabiza aho uba watinze ndahazi, ngino nawe utera agakorasi gatoya umushoma yitegura, mutegura amaturo yanyu ngibiriya itoresho kariya kishimwe mu gapfundure, ari nako dutanga amayo kwakira abashyitsi. Abaririmbye muze mu mufashe duhimbaza Imana kanya gatoya twinjira mu bihe byiza, bande turimo dukora umurimo mwiza wo gutanga amaturo. Narangiye tumara guhimbaza, ndahamagara wasabye gushima Imana na washime imirimo Kristo yakoze, ubundi mushumba ahita tuganiriza amagambo y'Imana Imana yashyize ku mutima we. Reka tutange amaturo, tutange nishimwe, dushima Kristo wagize neza akaturonka tutarabo kuronkwa, akatuzana. Muhaguruke gaho, ni muhaguruke tubikore duhagaze. Data yemeye, data yemeye ko ducuranga inanga, data yemeye, data yemeye, data yemeye ko ducuranga inanga, data yemeye. Oh data yemeye, data yemeye ko ducuranga inanga, data yemeye, data yemeye, data yemeye ko ducuranga inanga, data yemeye. Oh data yemeye, data yemeye reka ducuranga inanga, data yemeye, data yemeye. Oh ahimbazwe umwami w'abami, umwami wacu yaturinze reka tumuhimbaze, umwami wacu arakora reka tubimushimire, reka ducuranga inanga, data yemeye, oh data yemeye ko ducuranga inanga, data yemeye, data yemeye, data yemeye reka ducuranga inanga, data yemeye, oh data yemeye ko ducuranga inanga, data yemeye. Oh yatanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, yarinze ababyeyi bakwiye gushima, yarinze abagabo bakwiye gushima, reka ducuranga inanga, data yemeye, oh data yemeye ko ducuranga inanga, data yemeye. Oh yarwanye intambara ikaze ku buzima bwacu, reka ducuranga inanga, data yemeye, oh data yemeye ko ducuranga inanga, oh yagaburiye abashonje, yatanze akazi, yatanze urubyaro, reka tumushimire, reka ducuranga inanga, data yemeye, oh haleluya, Yesu shimwe cyane. Yongwe yarambuye ukuboko atabara abayo, reka ducurange inanga, data yemeye, oh haleluya, oh niyamamare, niyamamare, data
kristo niyamamare niyamamare ushobora byose niyamamare niyamamare utabara bera niyamamare niyamamare imana niyamamare niyamamare oh niyamamare niyamamare oh niyamamare niyamamare oh ngwiyo iyo mana ishobora byose guze kurinda itabara bayo yumva gusenga we oh ngwiyo niyo mana nzakorera yewe ngwiyo niyo mana nzakorera ngwiyo oh ngwiyo mana ishobora byose yitwara ubasha yimura imisozi iyubikana uburakare oh ngwiyo niyo mana nzakorera ngwiyo niyo mana nzakorera ngwiyo mana we oh ngwiyo mana we itabara bayo we itabara bera we yumva gusenga ndetse ishobora byose we oh ngwiyo niyo mana nzakorera oh ngwiyo niyo mana nzakorera oh ngwereka dusenge imana ivuga oh ngwereka dusenge imana ivuga ababyeyi ngwereka dusenge imana ivuga abagabo ngwereka dusenge imana ivuga hano kuwa mbere ngwereka dusenge imana ivuga sajemu ngwereka dusenge imana ivuga oh ngwereka dusenge imana ivuga yo ngwereka dusenge imana ivuga oh ngwereka dusenge imana ivuga oh niyamamare niyamamare imana niyamamare niyamamare mana yacu niyamamare niyamamare iyo dusenga niyamamare niyamamare haleluya niyamamare niyamamare yo niyamamare niyamamare oh niyamamare niyamamare haleluya